Ndi Papa Sava. Igidege warigenje uriya hariya wari ukomwe uretse kubwire ndimo ariko buriya ntatunguka oya uretse kubwire nuko wenda nanjye naretse ukagaragaza uruhare rwawe ariko nkubwiza ukuri sinino gusa njya ahantu hose baramvuga barakuvuga gute batamvuga umukobwa yari yakujwigirije ku buryo nari kumukubitira imbere y'abantu ku buryo nari kumukubitira imbere y'abantu umukubita se wabanje ukamwigobotora ntamwigobotora wabonye narabyitwaye ariko dore abakobwa bafite imbaraga ikintu cyabaye uzi ko yaravuze ati ndamwica mwebwe rega wabibonye bimaze nk'aho byarangiye twarabaje turicara ese iyo umwishyura ariko uretse kubaza reka nkugaye wowe uri kuvuga ngo ngewe ngo nguye mwishyura icya mbere urumva bwa rwa mbere twari duhuye ariko bwa mbere kuki wamwemereye amafaranga nose namwemerera amafaranga mwemereraga amafaranga ariko kumunyerera gute se nayamwemereye none se yamuha umvana yabereye umukoboyi ariko ugafata ibihumbi 50 ukabyemerera umukobwa nk'uri nibe nanjye nose cya gitipe twari turi kumwe agira namenyo cya gitipe twari turi kumwe nticyari kimaze kwatsinda ijana uretse ko njyana nagize ubwenge none se wagize ngo wagize ngo ari n'ikintu yakoze ni ibiki mwamugura nawe ari we byakubaho se hano nta bakozi bahaba ubu ukuntu byagenze se Papa Sava ubu ukuntu byagenze Papa Sava urumva umva babahungu umva nyine ariko se nawe twahugiye mu kuvuga none se urwagwa rutari mu rwetezi wagize ngo ni sawa ubundi ku rwetezi aba ari rw'ukuru rukagira uti azadegede waguraye ku buryo ugiye guhekenya imbete ariko hesa ahubwo ubundi ariko ubutaha rero ushaka uducuma buriya ruryoha ruri mu gacuma urumva none se ko ibintu byo kugotomera nk'unywa icyayi ubundi urwagwa rwanywereye mu igerasi ryayo kameze gate urumva ute ndimo kugiye kuba nka babakozi basangira n'abakiri ubu ni ukwakuruzanye utarwumvishe ahubwo vuga uti ntaru tagira abavumba ubajya kuvumba w'intama kuvumba byarakokamye garuka urwuzuze garuka oya none ubu se arumpaye uruhe arosheyo oya warumpaye uruhe warumpaye uruhe ko narindi gukuramo umuntu akora binuze ugeze hejuru ariko nyongera nanjye hasi kiramo utyo ujye mu gisirimu wabonye wayine wuzuye kandi ariko oya ariko degene nanjye wayine wuzuye niyo yayo aho uzi ko urwagwa ruri mu bwoko bwa wayine ubu se hahise hatunguka nk'umuntu w'umusirimu ariko byo rwashimye umuneke ni nayo mpamvu buriya iyo rugiye mu kirahure ntabwo ruba rukiri urwagwa akakinena kuko ibirahuri njye ntabwo ngakunda wa mugani wawe agacuma se ko umuntu agotomera wibuke ko bitemewe kunywesha umuheha abantu babiri bawuhererekanya ubwo byasaba agacuma k'ilitiro buri wese bakamuhake undi ake ariko wa mugani ntabwo imiha yemewe naho rero nibyo twavugaga icyo narajya kubwira ubundi byatangiye twebwe tubuza gahunda nk'abantu b'abavandimwe witonde kariya kagabo kagira amagambo kataza kumva turi muri ibi biganiro none ntawagakira none uzaba zigeze piyo ngiyi umudugudu wose wararubimenya icyo katamenye nicyo kabika umva nyine umva se ukuntu byagenze ubundi twabanje kumupapura ubukire urabona abakire uriya uwuhese uriya wawe se uriya w'ibihanga nyine namupapuye umukire abakire se wagize ngo bareba bati ariko wagendeye kuko yarabiri kumwe n'umukire kuko ngewe nzi ngewe urumva nka Papa Digital naje nyine nk'umuntu w'umutawuneri ndahagera mitafata icyana aragihobera ndakiyegereza cyacyo nkubwira ikintu afite ikintu afite hariya mabuno yo amabuno ni demokarasi aratika agira ngo ni baro munda ariko uriya guhera gusubiza hejuru wagize ngo iyo avuze ngo haba imana hagenda iki ni itabi ryigendera n'amayoga kiriya gikobwa kinywa amayoga kinywa itabi ndima ngo muranywa anywa itabi anywa inzoga mana yanjye ni ukumubona agenda
nta kintu afite kidasanzwe ariko wa mupapa rero yari yamukunze kubera ko yakunze urubuno noneho umukobwa cyagera abaraje asagara n'uwo mupapa umupapa kubera kwikina avuga ngo mfite amafaranga njye naragenderaga ku mitoma buriya ni imitoma njye nagenderagaho nta kindi umukire nkajya nicara nkabwine mwatwongeye icupa ati bazane umukobwa kuko yashakaga kugira ngo amwibe ndareba ndavuga nti umukobwa niba uyu mukire ninjye bizabarwaho kuko nari namuzanye nk'intuza sinarinzi ko yamenya ajya avamo narinzi ko afashe mu Burundu burya yaje kugira rimwe yaje kugira none se ko nabonaga afite ibihanga burya afite amenyo hari amenyo yomekamo yari yayabitse se hari rimwe yararimiza ahubwo muntu uzari kurya brochette ayiwe byarahomotse rimwe ryomoka kuri cya kintu ararimira ahita agira kwibanga rikomeye abarayacomoye ayakubita mu mufuka muzatereta n'amagini amagini se amagini gusa ubwo gikobwa rero turagiye noneho umukire kubera ko yari yasinze uko yakagiye mu modokari yicaramo inyuma atangira kugona ngo yamize iki yamize iryinyo ubwo umukire kwa kundi yakicaye ku modoka urumva imodoka abatangiye kugona nanjye ndavuga niyo nkamunyerera sasa uti nkwemera ibihumbi senkani ndabwira ndagukubita senkani ariko yagombaga kuva mu ikofi y'umukire nagombaga kubanza nk'idebosoringa none umukire akaza none mwashaka no kumwiba oya mukire ari gukomereza waramusatse se umva nyine nari kwidebosoringa none umukire agakomerezaho naringejeje bandamuzamukanye twikubise kwa piga nzenze badoka kumba k'inyuma urabona ka kandi karimo igitanda cy'inuza kimwe rega iyo modoka narayibonye iparitse urabona cya cyumba kirimo agapimusi gakaka handi hasa nahava mu ntuza riba cya cyumba cy'inyuma yewe ndumva bare ntukambwira ibyo byumba nge ni ibintu narenze barabirenze tunabyihorera ariko hano urahazi oya reka ibyo ariko urahazi aka tubireke ze ku cyo kubwira by'ukuri oya umva se ninjiyemo ibyo kwinjira reka nkubwire ibyo winjiyemo ugakora narabibonye ntacyo nakoze barakujwigirije barakuniga ifuro riraza urumva iyo ntatunguka cyari kikwishe umva naramwihengekanye ndamubwira nti rero ibintu ni bibiri ubu nanjye umwuka ngiye kuguheza urumva ahita afatiramo hano mu ipantaro araterura arambwira ati digidi nutayama afite imbaraga nutayama ntibikunde cyane namwemereye senkani ariko ari imbumbe harimo ayanjye nayo uwo mukire nese umukene bari bumvikanye ukwe oya je kandi umva nena patani umukire nkavuga ni ngiye cyuri bukore reka tuve kuri biriya byarahise sigara mu mukire ibindi birangiye reka tuve kuri biriya byarahise izi nzoga rero ndumva zitaryoshye singiye kubeshya ndumva nta buryohe wongere kunshuka ngo ushore muri bya bintu byawe ibizi ubwo ugiye gutekereza iki oya reka duhamagare cyane dusangire burya kwicara urabona ko n'amagambo yashize ivuga njyewe ndi gusoma ntabwo imanuka cyishize hari habi waretse ibintu by'ibyana ni utereta mayibo ni utereta mayibo reka nkwereke umuntu duhamagara Alice si muzima cya gikobwa cyitwa Alice Alice aranagura si muzima Alice aranagura ariko nasanga iya yafite nasanga urwagwa se ariko rega buri urwagwa ntabwo ari rubi ariko urwagwa uzi ko runywa abasirimu none se yabeye ko dusanzwe twigurira izindi nzoga tumwereke yuko ariko twahisemo hoye ni nabyo burya ariko wa mugani wawe ubupeti bubiri sinabonye yewe na mitsingi arakubita udupeti tubiri harya n'akaburushete uretse tubanze tuyabare turebe ubupeti bubiri oya nubwo yanywa bune nubwo yanywa bune anakubitaho burushete ebyiri n'igitoki cyangwa se n'ikiraro ubwo turabihuza gute ibyo turabibura nashaka ry'ibihumbi 10 byuzuye urwagwa ndarwishyura sibyo urwagwa ndarwishyura ubwo urishyura burushete ze ebyiri n'igitoki na ntuza mane wibibarutyo biraterwa n'ukuntu erega hari n'ukuntu dushobora kwizihirwa ibyo byo wibibara oya we wizihirwa imibare yawe we wizihirwa ubibaze kangahe bibaze nka 3 ubigenda bite bidahura imibare bidahinduka imibare yari yahura ibibare bubiretse okay tumuhamagare cyangwa babwira zapa ubwo telefone yanjye iri ku muriro reka nyiza twerekanye kuri izane wahita muhamagaza yanjye sabwa akabona ko ari byo ntaribi mubwire wereka mikoro ma mubwira yihute nk'utabaye papa sava rwagwa ko ruryoshye
biryoshye umva Didi ano umuntu wanjye bro ngorare ubu bwaretse mbwira ngo bite sheri ni refresh kuki atari nyuretse ngo muhamagare ko kajambo nari ngakeneye muri aya masaha reka nkubwire iyi no opportunity mbonye uzi ukuntu nyitabye mbwira ngo bite sheri my DJ nabwira ni sawa bite se ntitubonane se nguri hese gutyo umubwiye ko turi kumwe kwa papa Savi umubwiye ko turi kumwe reka ndamwihoreye reka nanjye muhamagare numva uko oya nta birenze byihoreye ngiye nabikoze muhamagare numva uko nyita ariko urana umuntu wanjye ako kajambo shaho nanjye ngakeneye akazi ako akubwiye ngo iki amubwire ndimba ati urabona turi babiri kandi no opportunity mbonye wirinde ikintu cyo kubivanga nshobora no kugira amahirwe nkanigira neza oye byose biraterwa n'ukuntasha biraterwa n'ukuntasha ariko ntumwiyegamizeho cyane sibyo se aricara uraba umureba mu maso hari icyo bitwaye reka nkwereke noneho kugira ngo twumvikane noneho wowe gendera kuri iyo nzira wari urimo yicara oya reka yicara aha aba kureba mu maso ni sawa oya ntacyo kundeba mu maso nta kureba mu maso ariko njya nyegere hitamo kimwe wowe bigira ibyawe gusa upfa kutagira n'ibyo mpamagaye bati sinze gupfa ubusa nawe uri umuntu wanjye sibyo se ururwagwa sinze gupfa nawe ubusa ururwagwa kakagwa papa Sava naza amenema ahubwo asanze kabogaboga twarasangiye urumva ubushize twarasangiye turasangira ngiye kubona neza maze kuba neza ngiye gufata mu ijosi ngo nige mite mbone no wenda bona umuntu aramuhamagaye afite ubwenge wabona nta n'uwamuhamagaye ndavuga nti wabona nta n'uwamuhamagaye umva mwana reka nkubwire rero ibyo twatekereza ko birahindutse reka nkwereke ntabwo twabivamo n'izina ry'Imana njye ntabwo nabyemera ntabwo bishoboka ko nyitabye ntabwo nabyemera nabasha ukundi mwana none se uhamagaye ishyirahamwe se niwe ubahamagaye Yesu wahamagaye se ntumbwiye ngo uhamagare isa wenyine simamagare isa wenyine simamagare isa none se ko baje ari ishyirahamwe mwana reka nkubwire rero reka nkwereke icyo ntabwo byakunda reka tubabwire buri wese yishyurire yishyuriye se nibagera hano urabizi dativa uriya witwa dativa uzamusiteranywa uzamusiteranywa umva ukuntu bijye kugenda reka tubishwane mu bagere byapfuye sibyo reka nkwereke tugiye gufatana mu mashati nta mikino urumva nta mikino hanyuma wowe ukavuga yuko si ibintu bizagira genda ashaka handi reka nkubwire umbwire iki reka nkubwire ngenda nakwiyamye nanjye ndakwiyamye n'undi munsi nawe n'undi munsi wowe wantera ubwoba wowe uravuze ngo iki nawe uri kandi reka nkwereke ugere kunyereka iki reka nkwereke ariko ipevere ndine ipevere no nkwereke ipevere yewe oya ipevere oya ibashora n'umure nanjye nkoraho none nanjye nkwereke reka nkubwire nanjye nkoraho nkwereke nanjye nkoraho nkwereke nta n'isoni wowe nta n'isoni nkoraho nanjye ibeshye kandi ndagukura amenyo ndagukura amenyo reka ngenda gukura ntabwo Yareka nkwereke akose muri abasaza ufite ikihe kibazo ngaho ngera no murongo reka nkubwire ibeshongere ibirahura none oya ibeshongere kandi digidi ibeshye urashaka gupfa wari wafana umunsi n'umwe ibeshongere wari wafana umunsi n'umwe ndimba reka nkubwire kandi digidi ndagukubita ndimba reka nkubwire n'undi munsi barirutse ariko ndashaka bizanyemo imbaraga nyinshi ariko nawe wari ugiye kureba ubwo si umfata mu ijosi ngapfa umfata mu ijosi ngapfa ko mwamunyangiriza pasava birenze mumenyere biraho aho mugera umfata n'ikindi kiraho wo kuri fagitire nta kibazo
Turakora fagitire. Tera agatebe tukwiriye gukuntu bikora. Zana ikindi kirahure. Zana ikindi kiraruzana n'urundi rwako. We ntugira ikibazo. Akantu nkunze kuriya kuntu kwema ishati. Urana nibazaga ntise. Oya ndavuze ni. Ndavuga ko dupfuye iki. Urumva? Oya. Ariko nawe mfite ubwoba. Nari mfite ubwoba. Ko njye kugudimbura. Ndavuze ni. Oya nanjye ubwo mvanye imishati ushobora kubigira intambara. Iyi ndukayihimba. Ubaye nk'umfata. Ndavuga ntibirarangiye nacakira. Umwuka urahera. Kandi iyo nkoraho nk'ababara. Iyo mbabaza nanjye arakwirwana. Wari gutumva ko biri seri. Namenye nari kuyakura kuko ko biri seri. None ndimba. Ariko noneho burashakuje. Kandi nta no kudukiza. Uvugiye icyarimwe. Dutekereje dutaka gatekinike. Ariko reba kuroha mu mihogo y'abari burizi madede. Madede ruzi bya bindi bimeze nk'amata. Uzi ko ari byanywa. Reka wari kuyakura he? Ariko pero kasanga kuri mayoga. Nyene ngiye ibintu muri mufumba ikintu kibaye. Tujye kubona tubona haje igitero cy'abakobwa. Urumva reka papa sava ntacyo twagwisha. Sibyo? Teramo nta kintu twagwisha. Tera gatebe nawe. Wese kutizaniye akarabu. Nta ribi. Noneho uteke ukuntu ibintu rero bikenze. Urabona ko twari turimo twiganirira. Bimwe byacu rero, senze ukuntu ninjye uzanye igitekerezo. Ndakubwira n'ibintu bireke. Uyu yungamo. Ndavuga ntese. Nabanje kubirwanya ariko zari zibishye pe. Kandi twari dufite umwanya hano. Urumva twari dufite nk'amasaha nk'atatu hano. Kandi urwabo rwari rwadutokanye. Nawe dutuhamagara ikikobwa kimwe muri bimwe bijya biza hano. Tukiryohereza. Mbega wumvaga zitamanuka. Nasomaga nkumva itamanuka. Niko duhamagaye cyarisi. Kibisamira hejuru. Nkumbuye ngo kiraza. Dutangira kukigabagabana ukuntu turi dutangira no kwipanga. Urumva turipanga. Burya twaguhishaga. None birashyize. Mwari muhamagaye mwaza bari abatanu. Duhamagaye Alice wenyine. No twanamubariye. Tuvuga tuti aramwenda udupeti tune. Arye n'utubroshete tubiri n'igitoki. Wenda natatu mukarage kibiri kiti. Ntiyari kubirenza. Tugiye tubona haje company. Umunani. Oya simbabonye se. Barabose ubu bari baje kugutura. Rero nako ari kwica ibanga ry'akazi kuko ngiye sinjya najashwa burya. Bahirutse gukura umugabo hano. Ubonye karakambaye kanzu y'umutuku gatoya. Karakana kihorere mana yanjye. Yanyweye musteri 48. Wari kuvuga kandi 48. 48. Yeze fayitera ari kuyigona. Nimuvuge ngo muranywa burya kuvuga ngo umuntu ngo yanyweye inzoga ngo kera ntibivuga kunywa nyinshi. Reba uyu dative turamuzi. Dative turamuzi. Wari kuvuga ngo irimo umuceri. Twagiye ahantu atangiramo bya Primus binini. Ari turabine. Arangije abakubisaho cyagiye. Abakubisaho mitsinge 3. Mitsinge nini. Urumva? Kandi ubwo niko ari kugenda ashyiramo n'itabi. Urumva? Abakubiseho inuza ibingibi byo mu turahuri bino bashyiramo. Gutya akunyuraho wareba utubomba nk'uruka hano agatsinsira. Ukabona kabaye umukara. Umva hano yatuvuniriye nyuma. Agenda nuka nk'ubuvundire. Umva hano yatuvuniriye ubugoro buracyabahora. Uzi ko akunyuraho ukagira ngo guciriye ubugoro. Iminywere y'uwo mukobwa. Oya abaniyo kaba yavangavanze. Reka ndebe hahise haza muri butike. Ati rero ati duhindura injyana. Umva. Ahubwo bwira Hatungi. Hatungi. Shiraho ifi n'ubundi yaragiye. Shiraho iyo fi n'ubundi tuyibobore. Udutoki ushyira nk'ibitoki bine byo mu mavuta. Urumva ushyira kandi ushyiraho urusenda n'ubundi n'ubundi yarariwe ni nkebebe. Buriza ikintu cyari kigiye kuba iyo dukora ikosa bakicara bakamwera. Twakubitiraga ku 7,000. Ukubitira ku 15,000. Si bien 5 iraundi yabimwe yari kugihitana 50. Ariko se ngewe uriya madederi iyo atanywe twaturi two mu bikebe tumwe two mu mikombe ntabwo ubonye tumwe two mu mikebe kandi duhenda dute ubwo uzisasa sasa yigize ngo umuntu wa VIP urumva
none mwari mugize n'amahirwe aje hano uzi ko sasa mwena muri bya urabona bya birahuri bimeze gutya bimeze nk'ibivaze by'intuza by'indabo none se sinakubwira si kimwe n'amadederi bimwe bashyira mu by'ubururu ntabwo uzi ko banywa bya bindi bimeze nk'amata bimwe by'amata none hari bimwe gihenda gite bimwe byo mu bukopo kandi ntibahamagaza urumva kiza ari icupa none se ngo arya brochette ayimare arya yifi ayimare se anamforaho akabara gasigaje n'iki byose none harimo nakakandi kamwe ngo ibyaye icyaye hano kigura ngaye kuri commande si ibombe binaganuza agakarabiya kangana gake kandi se anywa oya kandi none bari batubonye buriya bari badufite bari baturanye kandi araza akajya kwishimisha mu Rwanda ukagira ngo niki ngo ni impuwe reka rero nkwereke atu nawe ufata agapeti kugira ngo ukorane kuraje muno wanjye urumva reka mubwire nta mukobwa n'uyu n'umwe ngewe uzongera kundira ibiceri nitujya ahantu ukabona hajemo umukobwa ndimba ati ujye umenya yuko ugomba kwipevera fagitire ye ibintu ni bibiri bajye bazana senkani dusharinge niba senkani itabonetse utekereje iki turi mu bantu bagomba guca zirangeso z'abantu bakobwa bagenda ari igihiriri ahubwo bari abakobwa reka bari bo baciyo ngeso bo bicare biyaminiye bisobanukirwe nibarangiza bakore deal naho ubundi se ibyo ngibyo se twimirire ku nyota yacu musaza aragarute akanya se mwise mwiyungara kumwe muri anyanyashese rero kumwa munsebeje mu nshuti zanjye Papa Sava